Kongeye turatumva abana b'Imana kuba tugiye guhura Nyagasani aha kuri buri munsi kubera impuhwe n'urukundo dukunda. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, nimuze dusangane Nyagasani uje atugana kuko dukunda byahebuje. Hano hari ibaruwa y'urukundo Imana twandikiye iryoshye cyane ngo tujye kuyisomerwa none kuwa gatanu w'icyumweru cya 21 tariki 26 Kanama 2022. Isomo rya mbere ni y'umwaka wa mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa mbere umurongo wa 17 kugeza ku 25. Bavandimwe, Kristo ntiyanyohereje kubatiza, ahubwo yantumye kwamamaza inkuru nziza, atari mu magambo y'ubuhanga, ngo hato umusaraba wa Kristo udakurizaho guta agaciro. Mu by'ukuri kwamamaza urupfu rwa Kristo ku musaraba bisa n'amahomvu ku bari mu nzira yo korama, ariko ku bari mu nzira yo gukira ari bo twe ni ububasha bw'Imana. Kuko handitswe ngo nzasenya ubuhanga bw'abahanga kandi nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge. Mbese umuhanga ari he? Umunyabwenge ari hehe? Uw'intyoza mu by'iyi si ari hehe? Uw'intyoza mu by'iyi si ari he? Kubanza ubuhanga bw'iyi si Imana yabuhinduye amahomvu. Koko rero isi ku bwenge bwayo ntishobora kumenyera Imana mu bigaragaza ubuhanga bwayo. Niyo mpamvu Imana yihitiyemo gukiza abemera ikoresheje ubusazi bw'iyamamazabutumwa. Mu gihe Abayahudi bigomba ibitangaza, Abagereki bo bishimikiye iby'ubuhanga, twebweho twamamaza Kristo wabambwe ku musaraba, bigashengura Abayahudi kandi bikitwa ibisazi ku Bagereki. Naho ku batowe baba Abayahudi cyangwa Abagereki, Kristo uwo niwo bubasha bw'Imana n'ubuhanga bwayo. Kuko icyakwitwa ibisazi ariko giturutse ku Mana gitambutse kure ubuhanga bw'abantu, kandi icyakwitwa intege nke giturutse ku Mana gisumbye imbaraga z'abantu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 33. Nyagasani, isi yose yuzuye ineza yawe. Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe. Ntungane nimukomere amashyi Uhoraho. Abantu b'umutima uboneye bakwiye kumusingiza. Nimusingize Uhoraho mucurange ikembe, munamucurangira inanga y'imirya 10. Kuko ijambo ry'Uhoraho ari ntagorama, n'ibikorwa byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Uhoraho yabujije imigambi y'abanyamahanga, ibitekerezo by'imiryango abihindura ubusa. Nyamara umugambi w'Uhoraho ugumaho iteka ryose, n'ibitekerezo by'umutima we bigahoraho uko ibihe bigenda biha ibindi. Nyagasani, isi yuzuye ineza yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 25, umurongo wa 1 kugeza ku 13. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye, maze abacira uyu mugani ati: ingoma y'ijuru izajyanwa n'abakobwa 10 bafashe amatara yabo bajya gusanganira umukwe. 5 muri bo bari abapfayongo, abandi 5 ari abanyamutima. Abakobwa b'abapfayongo bafata amatara yabo, ariko ntibajyana amavuta yo kongeramo. Naho abanyamutima bafata amatara hamwe n'amavuta mu tweso. Nuko rero umukwe atinze, barahunyiza, bose barasinzira. Ariko mu gicuku kamo karavuga ngo dore umukwe araje, nimujye kumusanganira. Nuko abakobwa bose barabaduka, batunganya amatara yabo. Abapfayongo babwira abanyamutima bati: nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatara yacu agiye kuzima. Ariko abanyamutima barasubiza bati: ahubwo nimugana abacuruzi tutavaho tubura duhagije twese. Igihe bagiye kuyagura, umukwe baraje. Abiteguye binjirana nawe mu nzu y'ubukwe, nuko umuryango urakingwa. Hanyuma abakobwa bandi baraza, barahamagara bati: Nyagasani, Nyagasani, dukingurire. We rero arabasubiza ati: ndababwira ukuri, simbazi. Nuko rero murabe maso kuko mutazi umunsi n'isaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko rero murabe maso kuko mutazi umunsi n'isaha. Être vigilant, être prêt, la vigilance. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo nakuzwe iwawe, agakuzwe iwanjye. Turi buze kumererwa neza, ngo kumwakira neza. Umunsi umuntu yamaga umusazi maze aramubwira ati: reka rero nkubwire wa musazi we, ngiye kukubwira ikintu kimwe kandi ugikurikiza uzabaho neza. Yashaka kuvuga uburyo inyamanza ari fidele, nta kitwaye, ari akanyoni keza. Maze aramubwira ati: uramenye ntuzice inyamanza.
nuko wa musazi ngo aramusubiza ati none se ko nyakwigendera yayishe yabaye iki? Bakristo bavandimwe, nyakwigendera ko yishe inyamanza we yabaye iki? Nukomeza kurondora abanyakwigendera, ushobora kuba uri nyakwigendera, ushobora kuba ndi nyakwigendera. Uwo nyakwigendera nyine warenze ku mategeko, akarenga ku itegeko ry'urukundo, bikaza kurangira nyine abaye umugome. Nyakwigendera bingana nyine uwo muntu wapfuye. Intungane ntabwo ipfa kuko yikomeza nyine kubaho, kuko yarakoze neza igakora ibintu byiza, ntabwo ushobora gukora ibibujijwe. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, amasomo y'umunsi araryoshye cyane, aho tugiye kuzirikana ku iherezo ryacu. Nuko rero Nyagasani akadusaba kuba maso, nk'uko ejo yabidusabaga n'ubundi, être vigilant, kuba maso ndetse no kwitegura kwinjira na Nyagasani hehe mu ngoma y'ijuru. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo remezo iryoshye cyane, kudatuka Imana. Abantu benshi turaza gusanga icyo cyaha tujya tukigwamo, tugatuka Imana, tukivofota ku Mana, tukabwira Imana nabi. Kandi burya iyo watutse Imana uhinduka umuvumo, uhinduka nyine nyakwigendera. Nyakwigendera ko yishe inyamanza yabaye iki? Yabaye iki se nyine? Aha, yarenze ku mategeko. Iyo twese twarenze ku mategeko y'Imana, ndiriwe mvuga ko duhinduka ibivume, reka none no kuvuga ko duhinduka abanyakwigendera. Gusa umenye ko kurenga ku itegeko ry'Imana ushobora kubivunikiramo cyangwa ukamererwa nabi. Rero iyo ngingo yacu tugiye kuyisigasira n'amagambo abiri, ubupfayongo ndetse n'ubuhanga, ubucucu cyangwa ubwenge. Ese mukristo wowe urahitamo uruhe ruhande? Ubucucu cyangwa ubwenge? Ubupfayongo cyangwa ubuhanga? La folie ou la sagesse? Ibaze nanjye nibaze, urajya ku ruhe ruhande mukristo? Amasomo yombi harimo ayo magambo yombi agiye garukamo ubupfayongo ndetse n'ubuhanga cyangwa ubucucu, ari nabwo busazi ndetse n'ubwenge. Ubwo twumvise mu isomo rya mbere Pawulo mutagatifu aburira abanyakorinti kutababaswa, abaswa mu by'Imana. Tuzabona ko hano ku isi nabyo Pawulo ari kugenda agarukaho, ubuhanga bwa hano ku isi ntabwo ari bwo buhanga bw'Imana. Akenshi uzanabona no mu buzima busanzwe abantu bita abanyabwenge, abantu baminuje, akenshi iby'Imana ntibabyikoza. Ngubwo bucucu imbere y'abantu kuri iyi si ni abahanga, ni abanyabwenge, ni ibisome barize, ni abadogiteri bakaze cyane, ariko imbere y'Imana nta kirimo, nta baswa, nta mutima bafite. Akamvuga igira iti science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Igihe cyose uziga ukaminuza muvandimwe, igihe cyose uzagira ubuhanga bukaze cyane, ariko ukibagirwa Imana, uzamenye ko nyine uzasenyuka vuba na bwangu. Ubuhanga bw'iyi si ukaba bwabucucu ku Mana. Nyakwigendera ko yishe inyamanza we yabaye iki? Nguko umwanzi w'umusango Pawulo abigarutseho, bwa buhanga ushobora guharanira utavunitse, ariko utiyegamije Imana, wiyegamije ubwenge bwawe, wegamiye icupa, wegamiye ikabare, wegamiye iki wowe? Nuko Pawulo akagira ati Kristo uwo niwe bubasha bw'Imana n'ubuhanga bwayo. Amen, amen. Akongera ati kuko cyakwitwa ibisazi ariko giturutse ku Mana, gitambutse ku ruhanga bw'abantu, kandi cyakwitwa intege nke giturutse ku Mana, gisumbye imbaraga z'abantu. Amen, amen, amen. Burya Pawulo mutagatifu aratwegereza Imana kugira ngo dushikame, kuko ubwo nyine bwo buhanga, kwegera Imana, kumenya umusaraba wa Kristo, ngubwo buhanga. Kuri bamwe bekitwa ibisazi, ku Bagereki ndetse no ku Bayahudi, ariko kubaza Imana, abayoboke b'Imana, ubwo nibwo buhanga, kumenya Imana. Na Zaburi y'uyu munsi nayo ntiyatanze gutubwira ko abanyamutima aribo basingiza Imana koko, abafite ubuhanga, abantu bagororokera Imana. Ntungane nimukomera amashyi Uhoraho. Naho ivanjiri y'uyu munsi iratwegereza Nyagasani tugiye kwakira mu ishusho y'umukwe, umugeni n'umukwe. Ubwo Yezu aduciriye umugani w'abakobwa 10 bategereje umukwe bose. Abakobwa 10 barashushanya isi twese turiho nk'abantu, bamwe bakayoboka iby'Imana, abandi bagakomeza kwirengagiza Imana. Turi muri kiliziya ya Yezu, bamwe bari gukorera ijuru, abandi ariko bari gukorera umuriro. Nuko rero abakobwa 10 ntabwo ari ukubara rimwe kugera ku 10, cyangwa tube twavuga ngo ni abakobwa de genre féminin, ahubwo abakobwa Imana iragerageza kubishyira mu kigereranyo nk'abafiyanse. Ubukwe bwiza Imana yaduteguriye, reka tubuhinire mu masomo 3 tugiye kuzirikanaho, bityo tuzirikane aba bakobwa n'iki Imana idushakaho natwe. Ubwa mbere abakobwa 10 barerekeza ku mukwe umwe, Yezu Kristo. Bose bategereje, bigashushanya guhura n'Imana.
umubano w'abashakanye ushushanya Yezu Kristo ukunda kiliziya akayitangira. Imana yiyunga n'abantu ikoresha umwana wayo y'ikinege Yezu Kristo. Kubera urwo rukundo rw'Imana, twese rero tuba dutumiwe nk'abakobwa gutumirwa kwakira umukwe. Nuko bamwe bagera gutya bakivanamo, abandi bakaba bakomeza. Ngiyo yanzu y'ubukwe, bamwe bashobora guhezwamo, abandi bakinjira. Kubera iki? Être vigilant, kuba maso. Icya kabiri twazirikana kuri aba bakobwa 10 harimo kwirara, l'inattention, kwibwira ko Imana idahari, kwibwira ko Imana isinziriye. Ikibo cya Nyavuga umuhanga igira iti Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana nta na rimwe igikerererwa, Imana nta na rimwe isiba, Imana buri gihe bihari. Ahubwo twebwe abantu nitwe turambirwa tukarambika, tukaba twakwitahirira tukigendera. Ngiye kuri abakobwa 5 aho bise abapfayongo batashya amaramasa. Kubera iki? Bibwiye ko Imana idahari. Nguyu umuswa nko tuza kubyumva, wikorera ibintu byose bibi akibwira ko Imana idahari. Nyamara Imana nta nemwe igisiba. Imana iramutse isinziriye twashira twapfa. Ahubwo Imana ibitegereje ko wowe nanjye duhinduka kugira ngo twinjirane nayo mu bwami bw'ijuru, mu ngoma y'ijuru, mu bukwe, ubukwe bwa ntama w'Imana. Ariko twebwe cyacu turarangara, turasinzira, turirara, bikaza kurangira ya ngororano y'ijuru tuyibuze. Kubera iki? Twahereye mu gutuka Imana, uko twibwira ko Imana isinziriye, burya nabwo tuba turi kuyituka. Dieu n'est jamais absent, Imana ntirangara, Imana ntisinzira. Buri gihe ibihari idutegereje kugira ngo tugere gute? Tuyakire, twinjirane nayo. Icya gatatu twazirikana muri Evanjiri no guhora turi maso, être toujours vigilant, être toujours prêt à accueillir Jésus. Guhora buri gihe mfite urumuri rwo kwakira Yezu. Ese ngewe nahe matara iwanjye acanye aho rakereye kwakira Yezu? Amatara ntituve nk'amatara y'umuriro, electricité cyangwa udutadowa. Ahubwo amatara arashushanya ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'impuhwe, bya bindi buri gihe ngomba gukora kugira ngo nifatanye n'abandi mu kwakira Yezu Kristo. Impuhwe, amavuta akerekeza ku mpuhwe nyine. Amavuta ngomba kongera mu itara kugira ngo ribone urumuri rumboreshereza hehe? Inzira igana ijuru. Ngaho amavuta apfayo ngo bataguze hakiri kare. Ese wowe umukristo umuvandimwe, ni hehe amatara yawe yazimye? Ni hehe ibikorwa by'urukundo byazimye? Ni hehe utacyakira Yezu mu mutima wawe? Ni hehe utacyegera abandi, utagisura abandi, utagisabana n'abandi? Ni hehe usiga uvangira abandi? Ni hehe usigaranye ibikorwa by'ubugome? Ni hehe washyize ibikorwa by'ubugome mu buzima bwawe? Uko no kuzimya amatara yawe, uko no kuzimya umutima nama wawe. Ibi kanatwerekeza ku mutima nama wacu, la conscience, aho twagiye tuyipfukirana tugakora ibikorwa bibi. Aha, umutima nama nijwi ry'imbere rikubwira riti iki ni kiza gikore, iki ni kibi kihorere. Rero mu Kristo umuvandimwe, wakwiga, wamenya ubwenge bwahe. Niba uko ku mutima nama wawe uterekeza Imana, umenye kuzabarirwa muri aba bakobwa 5 bapfayongo. Nyamara Yesu ntabwo ari cyo yatwifuriza, kuko abashaka kugira ngo twese tube maso. Hari akantu keza bavuze ngo bose barasinziriye, bigatwibutsa ko burya umuntu n'umuntu, umuntu ashobora gusinzira, ariko akagira akantu gashobora gutuma baduka vuba na bwangu igihe wa munsi imperuka wageze. Nguko ugomba kwiteganyiza, ni ryari ngewe numva ijambo ry'Imana, niki gishobora kunkangura, nihe saha ngira ishobora kunkangura. Ngaya masakaramentu cyane cyane penitensiya n'Ukaristiya bigatubwira biti nyabuneka kanguka, padiri kanguka, tugana Imana, tugana urugendo rukana Imana, twegera Imana. Ngewe ya misa, ngaya amasengesho, ibi byose nimburira zituburira kugira ngo kongere agashashi k'urumuri, kongere tubaduke, kadukubite. Ya nkomanga, cya kidodo, igihe wakoze nabi umutima ugakukubita, igihe wakoze neza ukumva urishimye, ukumva ufite amahoro. Ngabo rero b'abakobwa 5 bari ku ruhande rw'iburyo bakora neza mu mutima ukumva hari amahoro, n'abandi bari ku ruhande rw'ibumoso banze kwinjira n'umukwe. Abo ngabo nibo bakora ibyaha bakinumira, ntihagire n'ikidodo kibakomanga, ntibagire inkomanga, bagahora nyine muri ibyo byaha, bagahora mu isayo, bagakomeza kunangira mpaka umukwaje, mpaka isaha y'Imana igeze, mpaka umunsi w'urubanza ugeze, bakanga guhinduka. Kwanga guhinduka bisobanura gutuka Roho Mutagatifu. Ngiki cyaha gikomeye gishobora gutubuza ingororano y'ijuru. Gutuka Roho Mutagatifu ni ukunangira, kwanga guhinduka, kugeza ku ndunduro, kugeza Yezu aje. Nyakwigendera ko yishe inyamanza we yabaye iki? Reka rero by'umwihariko dutandukanye
ubusazi ndetse n'ubuhanga. Bityo natwe hato tutaza kugwa mu mutego wo gutuka Imana, kuko akenshi mu buzima bwacu hari ubwo dutuka Imana tutanazi ko twayitutse. Turifashisha Zaburi ya 14 aho bagira bati abapfayongo bihaye kuvuga ngo Imana ntibaho. Naho igitabo cya Yobu umutwe wa 28 umurongo 28 haragira hati gutinya Nyagasani nibwo buhanga kandi kuzibukira icyaha nibwo bwenge. Amen, amen, amen. Iki gisobanuro cy'umusazi ndetse n'umunyabwenge. Umusazi ni umuntu wese utuka Imana, mu mutima agahora avuga ati Imana ntibaho. Naho umunyabwenge cyangwa umuhanga nutinya Uhoraho, buri gihe akamenya ko Imana ihari, ko nta kibi yakora. Umuswa nukora nabi, naho umuhanga nukora neza buri gihe. Ngaba abakobwa 5 bishatse kuvuga batuka Imana, les insensés. Naho abandi bakobwa abanyabwenge, les prévoyantes, abateganya, abatekereza, abantu bashishoza, abanyabuhanga, gushishoza, gutekereza kugeza kure, kugeza ubwo utekereza Imana. Imigirire yawe, imikorere yawe yose ukaba uri gutekereza Imana. Ngo umunyabwenge, umunyamutima. Ese mu Kristo umuvandimwe, nyuma yo kumva iki gisobanuro cy'umupfayongo ndetse n'umunyamutima, uherereye muri iyi minsi, wasanga nawe hari ubwo ujya utuka Imana. Gutuka Imana ni ukwivovota, ni ukuba hari ibyo wasabye Imana, wari uri mu cyumba cy'ubukwe utegereje nawe umukwe, ariko bikaza kurangira ugize deception. Ibyo washaka gutabibonye wabibura, rero ugatangira ugatuka Imana, ukivovota uti Imana waranyibagiwe, Mana wankoreye ibiki. Uko kwivovota rero burya no gutuka Imana. Ese mu Kristo umuvandimwe, ni kanga ujye wivovota ku munsi wari uzi ko ari gutuka Imana? Aha, iyaba narinzi ko kwivovota nabwo ari gutuka Imana, ubu maze gukora ibyaha bingahe? Ku munsi ngora ibyaha bingahe? Ku munsi mba umupfayongo ryari? Ku munsi mba umunyamutima ryari? Ku munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rwari rubanye neza, umugabo n'umugore bakundana pe, ariko bafite ikibazo cyabaremereye, batuye Imana, yewe rimwe na rimwe bakibwira ko Imana itacyumvise, bagakora noveni, ariko bikanga gukemuka. Icyo kibazo ni kihe babyeyi? Nuko ngo mu myaka 20 yose bamaze nta kana bagira, ariko badahwema gusenga, bitwara neza, ari intangarugero impande nyinshi. Bagahora bivovota babaza Imana impamvu bitwara neza, ari intangarugero, bakora ubutumwa muri kiliziya, ariko bakaba barabuze umwana. Nuko umunsi umugore we amaze kurambirwa ndetse atangiye no kurambika, afata icyemezo cy'uko agiye gusezera kuri Yezu, aho ni mu kiliziya. Ubundi amubwire ko noneho agiye kwitwara nabi nawe, dore ko yategereje ko Yezu amuha igisubizo, ariko akaba yarabuze. Uko kwitwara nabi ngo kwari ukugenda agashaka nk'ikigabo bakaryamana, ngo apime amahirwe ko atari we ngumba. Nuko ngo ajya mu kiliziya, abwira Yezu ko amusezeyeho kandi ko arangije kubona undi mugabo, ngo byibuze basambane, Imana y'ibyumva ko yabatereranye mu rugo rwabo. Ngo nuko Yezu ngo aramureba, maze aramubwira ati ngwino nkubwire, mperekeza tujyane dukorane urugendo. Ngo wa mugore agendana na Yezu bakorana urugendo. Yezu amwereka ibyumba 2. Nuko aramubwira ati ibyumba 2 birimo abana, wumve ko ntabuze abana naguha. Nuko Yezu afungura icyumba cya mbere, aramubwira ati iki cyumba cyitwa ibitaro. Aha rero harimo abana barwaye, abarwaye indwara zose zikomeye wabuzi, abarwaye indwara z'umubiri nyinshi wabuzi. Ngaho rero nawe uhitamo, niba umutwara ujye kumurwaza, ubuzima bwawe bwose buzaba ari ukurwaza uyu mwana. Nuko umugore areba hirya areba hino, aravuga ati Yezu mbabarira, ubu nyihanganiye, dore ntakomeze, ndi umukene, ntabwo nashobora kumurwaza ngo bikunde, ahubwo nshakira undi utarwaye. Nuko Yezu aramubwira ati impamvu ntagufungura iki cyuma ngo uyu mwana, nuko nabonaga nyine uri umukene, nuko ndavuga nti reka byibuze abanza ushakisha amafaranga, niba bizaba ari uyu mwana ngo uhaye urwaye, uzamurwaze mpaka akize. Nuko umugore aramubwira ati Yezu gushaka kwawe ni gukorwe. Nuko Yezu amujyana mu cyumba cya 2, aramubwira ati iki cyumba cyitegereze, aba bana ureba aha ngaha, iki cyumba cyitwa uburoko, prison. Aba bana barafunzwe, aba bana nibagera ku isi, ndamutse nguhaye umwe muri aba ngaba, ese witeguye kuzakira ingaruka zose ko aba bana ari abanyamakosa, bazajya bakora amakosa menshi bikarangira bafunzwe, ndetse n'ababyeyi babo bikaza kurangira bafunzwe bazira amakosa y'aba bana? Urabona uzabyihanganira? Wa mubyeyi arushaho kugira ubwoba, yibaza noneho yahera asaba bene uwo mwana. Nuko Yezu aramubwira ati umva rero, nabona gufite umwaga, ugira umujinya, ugira n'umushiha, kwihangana byarakunaniye. Nifuzaga rero ko wazabanza kwisukura, ukazabanza ukihana iyo ngeso yo kurambirwa, ubundi nkazabona nkaguha uyu mwana uri muri prison, witeguye ko uzamurera, ariko azajya akora amakosa bakamufunga, ndetse nawe bakazagufunga hejuru y'amakosa ye. Ariko niba ufite kwihangana, bizagufasha kumwihanganira, ukamutwara ukamurera,
kugeza igihe umugororeye neza. Rero niba ufite kwihangana ngiye kumuguha umutware. Nuko ngo wa mugore abwira Yezu ati, Yezu mbabarira rwose, ubu noneho menye ko ari wowe ufite ukuri. Umva, ugushaka aho nigukorwe, ngiye nanjye kwitunganya. Ngaho Yezu ndagusabye, mpa igihe gihagije mbanze nanjye nitunganye. Ubu burakari mfite, uku kwihangana guke mfite, uku kurambirwa mfite, uku kwiheba mfite, mbanze mbikire. Nindangiza kubikira nzongera nanjye nkubwire nti, Yezu nanjye mpa umwe muri ba bana, ubundi nanjye murere ndebe ko nazamufasha nkamugorora neza. Amen, amen, amen. Wa mugore asohoka muri bya byumba byombi asabye imbabazi. Yezu niboneye ubwanjye ko ari wowe ufite ukuri. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, nguko uko turambirwa tukarambika, nyamara ikibazo kiri iwacu. Twebwe cyacu tukarenganya Imana, ngo yanze kudukingurira icyumba. Nyagasani. Nyamara ikibazo ari twe tugifite mu mutima wacu. Turabapfayongo, dutuka Imana. Ese ngewe ni kangahe njya nivovota? Igihe nagiye gukora ikizamini sinsinde, igihe nagiye gusaba akazi sinkabone, igihe cyose nashatse ikintu sinkibone, igihe nashatse urubyaro sindubone, igihe nagize ubukene, igihe ndi mu bibazo, igihe bari kuntoteza, igihe ndi mu gahinda, igihe amakuba yaje. Nuko rero ngatangira ngitakana Imana, ngo Imana yarantereranye. Mukristo ni kangahe ujye wivovota ku munsi? Ukivovotera Imana, ukijujutira Imana. Wari uzi ko ari ugutuka Imana? Wari uzi ko ivuga Imana nabi, ngo Imana yarandenganyije uri kuyituka? Aha, ubwo ni ubupfayongo. Uri muri ba bakobwa batanu nawe babapfayongo. Nuko rero igihe cyose uzasaba Imana imbabazi, nk'uyu mugore tumaze kumva, ukamenya ko utarusha Imana ubwenge, ko Imana buri gihe ari ikuruta, aha, uzaba ugiye mu banyamutima nawe, uzaba ugiye mu banyabuhanga, uzaba ugiye mu banyabwenge. Nawe uze kureba ibintu wasabye Imana ikaba itarabiguha, nuko uze guca bugufi. Nuko nawe uze guca bugufi usaba Imana imbabazi, uyibwira uti, Yezu niboneye ubwanjye ko ari wowe ufite ukuri. Kuko Imana ntituyirusha ubwenge, nta nubwo tuyirusha kumenya ibibazo byose. Icyacu ni ugukomeza icyo akora dusaba dutarambirwa kandi dutarambika, ahasigaye Imana yonyine ikazamenya ikidukwiye. Hari ingo nyinshi zabuze urubyaro. Ushobora kuba umaze imyaka 2, hari abamaze umwaka, imyaka 2, pourquoi pas 20 ans? Kuki itaba imyaka 20 na 25? Kandi byaba, ese nawe umeze nka Yobu udatuka Imana? Yobu ibintu byose byamushizeho, abantu n'ibintu bimushiraho, ariko batubwira ko hari ikintu kimwe atakoze, gutuka Imana. Nguko bakristo bavandimwe, natwe umuhanga n'umuntu wese uzirikana ko Imana ihari, kaba nubwo uri mu makuba, mu nzira z'inzitane, ukazirikana ngo uko biri kose Imana irahari. Akavuga mutagatifu Yohani Mariya Vianney igihe ari gushengerera agira ati, Dieu est toujours là, Jésus est là, il est toujours là. Ndabizi neza ko Yezu ahari. Niba Yezu ahari se ndavunwa n'iki? Aha, reka nkomeze mutakambiriye muhange amaso, ndazirikana ko Yezu ahari. Nguko bakristo bavandimwe, niba ushaka nawe kuba umunyabwenge, umunyamutima, bibwire Yezu ibyawe byose. Egera Yezu. Yezu arahari aho ngaho uri. No mu byago arahari, naho wabuze urubyaro arahari, naho uri gutsindwa Yezu arahari. Niba ubyemera ariko uri umuhanga, uri umunyamutima, nta cyananiye Imana, nta cyananiye Imana mubyeyi. Gusa ikibura ni wowe nanjye dukeneye kwisubiraho. Nuko rero tumere nk'uriya mugore ubona biriya byumba 2, ibitaro ndetse n'uburoko prison. Nuko rero agasaba Imana imbabazi akavuga ati, Nyagasani, nsanze ari nge kibazo, nsanze ari nge utarisukura, nsanze ari nge utaragura amavuta, nsanze ari nge warangaye. Twe kubicurira ku Mana, kuko Imana yo buri gihe bidutegeye kugira ngo tuyakire maze tugerire impuhwe n'imbabazi. Bakristo bavandimwe, murabe abanyamutima. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Ibyo ukora byose ni bitanga.